his name, Jesus. Birashoboka yuko hari benshi cyane batakabaye bajya mu rusengero ngo bajye kwiyambaza uhoraho cyangwa se bajye mu materaniro iyo uyu mugabo aba atarabonye izuba. Uyu mugabo ahageze hose bamwita nk'ari Yesu Kristo, cyangwa se benshi bakavuga bati nkorera ibitangaza nk'uko nawe wabikoraga mu gihe cya kera. Henshi cyane amanitswe mu nsengero bavuga bati ni Yesu Kristo tuba turi kwiyambaza. Ariko se uyu mugabo wemeye kwitwara nka Yesu Kristo ubwo yari gukina ino filime akihangana neza cyane bakanamukubita, bimwe byinshi bikaba ari ibyanyabyo, ibindi bikaba biza muri edit zimwe zisanzwe. Uyu mugabo wagaragaye muri filime ya Yesu, wakwibaza uti yayikiniye ate, yihanganye gute kugira ngo iyi filime irinde irangira, yitwaye gute mu buzima bw'i Galileya ubwo yari ari gukina filime. Uyu mugabo yakinnye nk'umuyahudi w'i Galileya wabatijwe na Yohana Umubatiza. Akimara kuba yabatizwa atangira umurimo we wa gikristo, cyangwa se umurimo Imana yaba yaramuhamagariye hano ku isi, harimo nko kubwiriza abantu akoresheje umunwa we bwite ku giti cye, akagaragazamo ndetse n'impinduka z'uko Yesu Kristo ashobora kuba yaritwaraga muri biriya bihe. Uyu mugabo ubyumve neza ngo ari gukina ino filime yitwaraga nk'umwana w'Imana, bitanyuraga benshi mu bategetsi bo muri icyo gihe gufata iyi role itari yoroshye cyane ubundi ukagenda ugakina filime wiyita umwana w'Imana. Ni ibintu byari bigoye cyane, dore yuko abategetsi bo muri ibyo bihe cyangwa se mu bwami uyu nguyu wakinnye nka Yesu Kristo yari arimo byanamuteranyije nabo. Ni ibintu bitari byoroshye cyane kwiyita umwana w'Imana ubundi ugakina role wigize Yesu Kristo waje gucungura abanyabyaha ndetse na buri umwe wese hano ku isi kubw'ibyaha byacu akatubambirwa ku musaraba. Kuri ubu aka kanya iyo ugiye mu nsengero cyangwa se mu makiriziya uhita ubonamo amashusho y'uyu mugabo, yewe no gusuhuzanya bakavuga bati Kristo Yesu akuzwe cyangwa se Kristo Yesu ahimbazwe, undi ati iteka ryose. Ubundi uyu mugabo iyo bavuze ngo Yesu Kristo uhita ukuza mu mutwe ni muntu ki? Nguhaye ikaze mu buzima butangaje cyane ndetse bwatumye uyu nguyu atoranywamo nko gukina role ari umwana w'Imana. Je suis Jean Baptiste Rugero. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel yacu, icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bisesenguranye umucyo. Nguhaye ikaze. Ubundi amazina ye yitwa Brand Lincoln, yagaragaye muri filime ya Yesu Kristo yasohotse mu mwaka w'1979. Iyi ikaba ari filime yari iyobowe n'abadirector babiri, uwo bita Peter Skies ndetse n'uwo bita John Krish, aribo bari ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se bari kujaginga aba actors. Muri iyi filime basesengura neza ubuzima bwa Yesu Kristo yaba yaranyuzemo ubwo yari ari kuri iyi si nzima dutuye, akantu ku kandi kamwe ku kandi nta na kimwe gitarutswemo, ndetse uyu mugabo akayikinamo neza cyane nk'aho ari Yesu Kristo wa nyawe. Ubundi iyi nkuru ushaka no kuyisomera wayisanga mu butumwa bwa Luka cyangwa se mu ivanjiri ya Luka, nibwo buvuga neza iyi nkuru ya Yesu Kristo ukuntu yatomowe. Iyi filime yafatiwe mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Israel. Ubwo iyi filime yari iri gukinwa yatewe inkunga n'ikigo cyitwa Company Crisade, ndetse isohoka itwaye amafaranga agera kuri miliyoni 6 z'amadolari ya Amerika. Ni amafaranga make cyane ugereranyije n'amafilime aba ari gukinwa no muri iyi minsi. Gusa ukuntu yo yabaye ikirangirire cyangwa se ikamenyekana hano ku isi biratangaje cyane. Iyi foto iriho uyu nguyu Brand Lincoln niyo foto ya mbere ifatwa nkaho ariyo yarebwe cyane ku isi, dore yuko ino filime ariyo iri mu za mbere zarebwe n'abantu benshi cyane. Ikindi kandi ikanahindurwa no mu ndimi zigiye zitandukanye nyinshi cyane ugereranyije n'ayandi mafilime. Wakwibaza ngo iyi filime yahinduye uno mugabo kugira ngo bamugirire icyizere aze gukira iyi role yo kwigira Yesu Kristo, yaba yaratoranyijwe ate? Ndetse n'abandi benshi bari bari guhangana muri iki gikorwa cyo kuba hahitwamo uwa mbere uza gukina ino role, ubundi hakaboneka uhiga abandi akagenda akaba main character. Ubundi bajya gutanga ikiraka cyo gukina ino filime cyangwa se ku muntu uzaba main character nko kuba Yesu Kristo. Yari abantu benshi cyane bifuza kuba bakina iyo role, gusa abantu bagera kuri 45 ndetse n'uyu nguyu Brand Lincoln nibo bageze kuri finali, birangira nabo abakubise gashoti ahita abo wa mbere.
ako kanya Brand Lincoln ahita aba main character atangira gukina filime, ndetse n'abandi banya-Israel bagera ku 5,000 bagize uruhare mu ikinwa ry'iyi filime, harimo nk'abafataga amajwi ndetse n'amashusho. Gufata icyo bita amashusho cyangwa se buri sene y'iyi filime byatangiye mu mpera z'Ugushyingo mu mwaka w'1978, aho byahereye ahazwi nka Tiberia, ubundi bakomeza bajya gufatira izindi sene mu gihugu cya Israel ahazwi nka Tel Aviv ndetse na Yerusalemu. Nyuma yo kuba bafata amashusho, abari bari kweditinga ino filime baje kubonamo amakosa, dore yuko ngo bagaragaje ibiti byamenyekanye cyane nyuma yuko Yesu Kristo ava hano ku isi. Ibyo rero bigahita bituma abangaba bongera guhita bafata andi mashusho asimbura yayandi yagaragaye n'ibyo biti, kugira ngo hataza no kugira agakosa na gato kazaboneka muri filime. Brand Lincoln ugaragara muri iyi filime yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 1949. Uyu mugabo afite inkomoko mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba ari naho iyi filime yamamariye cyane. Abahanga bazi neza ibyo gusesengura bavuga yuko ari we ufite ubuhanga buhambaye cyane mu baba baragerageje gukina filime cyangwa se role nk'iyo kuba Yesu Kristo. Ubundi bakakanya ni ibiki bidasanzwe ushobora kuba wakwifuza kuba wamenya kuri uyu mugabo. Iyi filime yayikinnye afite imyaka 30 y'amavuko, ariko bakakanya muramutse muhuye ushobora kuba wamwitiranya n'undi muntu, dore yuko utapfa kumumenya na gato. Ubyumve neza ngo ubakakanya afite imyaka igera kuri 76 y'amavuko yose. Ubundi uyu mugabo ajya gukina ino filime ntabwo yari asanzwe afite imisatsi miremire nk'iyo mwamubonanye muri filime, yari afite imisatsi migufiya. Ahubwo umudizayina w'iyi filime yaravuze ati byaba byiza uyu mugabo aramutse abaye afite imisatsi miremire, nibwo byakoroha ndetse bikagaragaza neza ndetse nk'ishusho ya Yesu Kristo ubwo yari ariho mu gihe cye, dore yuko uyu Brand Lincoln ubundi mu busanzwe aba yifitiye agasatsi gakeya. Uyu mugabo yatangiye amashuri ye abanza muri Oxford mu Bwongereza, akaba ari naho yakomereje amashuri yisumbuye. Muri icyo gihe cyose arimo arafata ubumenyi bwo mu ishuri, yagendaga ahugura abagendaga bakina amafilime, dore yuko yababeraga nk'ari director. Nyuma gato ageze mu mashuri yisumbuye noneho birenze, agenda noneho atangira gukina mu makinamico agiye atandukanye, kugeza ubwo yatangiye kugira ubuhanga bugiye butandukanye, nko kumenya neza ibyo abamubwira gukina bashaka, akaba ari ibyo akina neza ku murongo, ndetse akamenya no gutoza abandi uko bakagombye kuba bakina sene zikagenda nk'ari za nyazo. Uyu mugabo nubwo yakinye filime ya Yesu ari ingaragu cyangwa se nta mugore afite, mbere y'imyaka 3 ho uyu mugabo ajya gukina filime ya Yesu Kristo, ubundi yari yashakanye n'umugore witwa Lola Lenska, ndetse uyu mugore baza kubyarana umwana w'umukobwa, hanyuma baza gutandukana nyuma y'imyaka 10 mu mwaka w'1987. Imyaka 10 yose yihiritse babana nk'umugabo n'umugore. Hanyuma hicotseho indi myaka mu mwaka w'1998 uyu mugabo yaje gutombora urundi rubuto, ubundi bakora ubukwe. Uwo mugore akaba yaritwaga Natalie Bloch, akaba ari nawe bakomezanyije ubuzima mpaka aka kanya. Ubundi se wakwibaza uti uyu mugabo hari izindi filime yaba yaragaragayemo? Uyu mugabo nubwo yagaragaye cyane ndetse agakundwa muri filime ya Yesu Kristo ubwo yari ari gukina, yanakinnye kandi no muri filime yitwa The Field of Surface. Ubwo iyi filime yagiye hagati mu mwaka w'1976 ndetse n'1978. Uyu mugabo kandi yagaragaye muri filime yitwa Lily, nayo yasohotse mu mwaka w'1978 mbere yuko ahabwa ikiraka cyo gukina filime ya Yesu Kristo. Ndetse yarasoje no gukina filime ya Yesu Kristo yagaragaye mu yindi yitwa AZ2 Notes, yasohotse mu 1985. Dore ikintu gitangaje cya mbere, ubwo hari yashize imyaka igera kuri 36 iyi filime igiye hanze ya Yesu Kristo mu mwaka w'2016, uyu mugabo yagiye muri interview n'ikinyamakuru cya Hope Media Program. Ubundi umunyamakuru w'iki kinyamakuru yaratangiye ati: urakaza neza muri iki kiganiro, 260 by'abagerageje gukina filime ya Yesu Kristo ni wewe wabateye ishoti, ubundi ujya ku gasongero aba ari wewe hitwamo. Ndakeka yuko ibyabaye ari amateka. Manager wawe yarafite ubwoba ubwo wari uri muri rageragezwa ryo kuba wakinira filime. Ese wowe wiyumvaga gute? Yariteruye aravuga ati: nibyo, manager wanjye yaramamagaye arambwira ati urashaka gukora ikizamini ejo kuri filime ivuga kuri Yesu. Naramubajije ni yego, kubera iki ntabikora? Ati nzakina rwose, nzakina ndi Yesu. Naravuze ni okay, ndi kumva nabikora. Icyo gihe naragenda gerageza, hanyuma bama kuba nakina ndi Yesu Kristo. Icyo gihe manager wanjye yarambwiye ati ntago nari nzi yuko wabikora. Ndangije ndamubwira nti
nibyo nabikora. Atese kubera iki wanyoherejeyo niba utari umfitiye icyizere? Umunyamakuru yaramubajije ati ese byaba byarabangamiye umwuga wawe ugereranyije na filime za nyuma waba warakinye nyuma yo gukina filime ya Yesu Kristo? Brand Lincoln yaravuze ati ndibuka neza ubwo najyaga muri United States mvuga ngo umusore umwe yarambwiye ati bizaba bigoye cyane kumvisha abadirector ko ushobora kuba wakina izindi filime nyuma yo gukina iyi filime ya Yesu Kristo, nko gukina role uri umugome cyangwa se wakundanye urimo urasomana. Nta muntu uzapfa kubyumva na gato dore yuko twese twamaze kwishyiramo yuko uri Yesu Kristo. Umunyamakuru ati ntago byoroshye, atari ko ahubwo reka twigaruke ku kuntu wateguye iriya role yo gukina uri nka Yesu. Numvishe ko wasomye iriya evanjiri ya Luka inshuro zirenga muri 20. Brand Lincoln ati yego nibyo, ahubwo ziranarenga ni nyinshi. Ati nasomaga evanjiri buri munsi neza nyuma nimugoroba nyuma yo gufata amashusho. Ati kandi hari n'izindi mpapuro zirenga nk'igihumbi intiti zo mu madini zambwiraga yuko ngomba kuzajya nzisoma. Ni impapuro zatangaga amakuru menshi cyane, byabaye ngombwa ko kuba nazisoma kugira ngo menye ukuntu nakwitwara muri iyo filime. Nta bisobanuro bihagije ku bwaruka, byari ngombwa ko mbisomana ubwenge ndetse nkanabisesengura cyane. Umunyamakuru arongera ati none si nyuma yo gukina filime hari abantu mwagiye muhura bagatangara bati dore Yesu? Ati kugenda muri Amerika ndetse no mu Bwongereza, cyane yuko nyuma ntigeze no gusha imisatsi, ni ibintu byari bigoye mu buzima bwanjye bwo kwitwara nk'uwo nari nsanzwe ndiwe. Maze no kogosha nyuma hari abantu bagendaga baza bati mbabarira dore ngwino unyirize umwana wanjye dore ameze nabi. Narababwiraga nti oya, iriya ni filime nakinaga ntago ari ibyanyabyo. Umunyamakuru ati amezi 7 yo kuba mwarashutinze iriya filime mu gihugu cya Israel ntago ari igihe kirekire cyane. Undi ati yego byari ibintu byinshi, nabyukaga saa 10 za mu gitondo bagatangira kunsiga makeup saa 10:17, izuru ryanjye naryo ryagombaga guhindurwa bakaryambika ririya mwabonye. Ni ibintu rero wavuga yuko byatendaga cyane. Ikindi noneho twagendaga urugendo rutari munsi y'isaha tugiye muri shuti, twataga mu gicuku cyane, twakoraga iminsi igera kuri 6 mu cyumweru. Yego rwose ntago byari byoroshye namba. Umunyamakuru ati ndakeka mu gutunganya iriya filime hari imbogamizi nyinshi mwagiye muhura nazo wowe ndetse n'abandi bakameramani bagiye batandukanye. Ati nibyo koko abakameramani ndetse n'abandi batunganya filime bahindurwa buri munsi. Hari igihe rero byari bigoye cyane mu kuba twashutinga dore yuko hari igihe bahinduraga amasene bagahindura ibintu ndetse bakaba banakubwira bati ibintu wari warakoze ongera ubisubiremo. Ati hari igihe abigishwa banjye bagera kuri 12 bagiye mu gihe cy'imyigaragambyo baravuga ati ibi ngibi turabihaze, bashaka kubivamo. Ati ariko hari n'igihe habaye inkongi y'umuriro. Umunsi umwe twari turi muri hoteli y'i Tel Aviv, nari naraye muri floor ya 15, numvishe ikintu gituri, hanyuma ndebye hasi nsanga n'umuriro wari uri munsi yacu. Byari ibintu biteye ubwoba rwose dore yuko byasabye n'ubufatanye kugira ngo tube twasohoka muri iyo nyubako. Bukeye nahuye n'uyu musore witwa Tom twicaye munsi y'igiti, arangije arambwira ati numvishe umuriro munsi muri hoteli yanyu. Naravuze nti yego, byari biteye ubwoba mu by'ukuri. Yahise ambwira ati urimo urakora umurimo w'Imana kandi ibyo ngibyo ntago bishimisha Satani na gato. Icyo gihe nibwo nahise ntekereza nti wasanga bino bintu ndimo nakora ari umusanzu mwiza cyane ndimo natanga. Umunyamakuru yarongera aramubaza ati ndashaka ko uvuga ku bintu byakugoye ubwo wari uri gukina iriya filime. Nibiki byakugoye cyane nk'ibyo watekerezaga yuko bishobora ko byakugora ubwo wari uri kwagitinga? Brand Lincoln ati biratangaje ibintu byangoye cyane dore yuko wowe ushobora kuba watekereza yuko bitapfa kuba byagora umuntu. Ibintu byangoye harimo nko kuzura Lazaro, gukiza impumyi, ibintu nk'ibyo ngibyo byari byoroshye cyane rwose. Byarangoraga cyane dore yuko nagombaga gushyiramo amarangamutima kugira ngo umuntu uzareba ino filime azagira ngo ni ibyanyabyo. Ati wowe mu bintu ushobora kuba watekereza yuko wenda bishobora kuba byarangoye nka biriya ngo byo kwikorera umusaraba cyangwa se kuba nabambwa ku musaraba, byo ni ibintu byari byoroshye cyane. Umunyamakuru arongera avuga ati none se Brian, ko wigize kuvuga yuko uri umukatolike kandi ushobora kuba utabirimo cyane, ese koko nibyo? Ati se ubundi ni gute aho ngaho wasobanura ibintu bijyanye n'imyizerere? Uri aho ngaho ni gute wasobanura ibintu bijyanye n'imyizerere? Ati nanjye sinapfa kubona ukuntu mbisobanura. Ati narere mu gatolika birangira amavuye, sinabona rero ukuntu mpfa kubisobanura. Atariko aho naboneye abantu batongana bapfa iby'amadini byaneye gushidikanya kwinshi cyane. Atari ku bungubu narabiretse, ntabwo nyigendera ku madini, ndacyafite gahunda yo kuba nakwizerera mu mutima ndetse nizera ibyanjye, nta muntu ujya umbwira ibyo kwizera. Umunyamakuru ati
ese ntabwo byaba bigoye nk'umuntu wakinye filime ya Yesu nko kuba nta dini agira? Ati nta kintu gikomeye cyane ndetse nta n'ikigoyi kibirimo. Ati ndibuka yuko nahuye na Paris ari mu Buhinde ari kuvuga ngo ibintu bijyanye n'idini bye byoroshye cyane. Arambwira ati mu idini ryacu tuvuga amagambo meza, dufite ibitekerezo byiza. Naravuze ni iryo ni ryo dini rya mbere ryiza, kuba umuntu akora ibintu byiza agatekereza ibyiza ndetse byose bikaba ari byiza. Aho ngaho niho ntekereza cyane ko abantu twakabaye dushyira imbaraga, atariko ntabwo byambuza no gukora ibindi byiza mbona mu yandi madini. Ikindi kandi ibintu kandi mbona bifite ishingiro mu yandi madini ndabyizera, atariko ntabwo nagenda cyane ngo ninjire mu idini nkurikiza imigenzo yaryo 100%. Aho ho naba mbeshyi cyane. Umunyamakuru ati ese ntabwo bitangaje kuba umuntu wakinye filime ya Yesu wagerageje guhindura abantu bagera ku mamiliyoni menshi bikarangira bizeye Yesu Kristo, we atizera Yesu? Uyu ati yego nanjye niko nabyumva, ariko ntabwo bitangaje cyane. Umunyamakuru ati hashize imyaka irenga 35 iriya filime isohotse, ese wakongera kuyikina? Ati ndi mukuru cyane uri kubibona ndashaje, atariko ndamutse ngana kuriya nk'uko nakinnye, ikindi kandi nkaba mfite n'iriya sura nakongera nkayikina. Ati nzi neza yuko biriya bintu nakongera kubikora neza, ikindi kandi nkagerageza guhereza abantu ubutumwa neza bwa Yesu Kristo. Ati mu gihe nakinaga iriya filime ntabwo nari nzi neza ko igiye gukoreshwa nk'igikoresho kivuga butumwa. Ati ndamutse mbaye nyikinira none nashyiramo imbaraga z'umurengera cyangwa se imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bahindutse ahubwo bakwikuba kabiri, benshi cyane bakaba banahinduka. Umunyamakuru agaruka ku kibazo cyinshi abantu benshi batekerezaga yuko iki ngiki ari nacyo cya mbere cy'ingenzi, dore yuko hari ibyavugwaga cyane. Ati ese Brand Lincoln hari ikintu cyagaritswe yuko ngo wasabwe gukina filime y'urukoza soni, ese nibyo? Ngusebye izina rya Yesu? Ati yego byarabaye, atariko nago mu kazi bari bamaye ngomba gukina nitwa Yesu Kristo. Ati bansabye kuba nakwambara iriya misatsi nakini nambaye muri iriya filime ya Yesu, nkaba nahura n'umukobwa tugakundana tukaba twakura n'imibonano mpuzabitsina gusa ibitsina byacu bigaragara. Ndababwira nti ese kubera iki ibyo ngibyo mubishaka? Barambwiye bati turifuza yuko filime zacu zakwamamara, abareba filime nk'izi ngizi bakikuba cyane. Narabahakaniye cyane ndababwira nti oya, usibye kuba nangije izina rya Yesu Kristo, ahubwo nanjye ubwanjye ntabwo byaba bimesheje agaciro. Umunyamakuru ati none se Brian ni bande bagusabye gukina biriya bintu? Ati oya ntabwo nabakubwira kuko ababinsabye nta hantu bafite bahuriye n'idini runaka, kuko bo bashakaga kwamamara nta kindi. Uko ikiganiro cyarangiye kugeza ubu aka kanya hashize imyaka igera kuri 47 filime ya Yesu Kristo igeze hanze. Aho iyi filime yahinduye akayabo k'abantu benshi cyane bagahita bibera abakristo, ubundi bagakurikiza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Dore yuko benshi bakunda kuvuga bati abantu bemera uko babonye bakiyibona bati Yesu koko yabayeho. Iyi filime ya Yesu akaba ari filime ishingiye ku ivanjiri ya Luka. Muri miliyari 7 z'abatuye isi, miliyari zigera kuri 6 zose zarayirebye. Akaba ari nayo filime igaruka ku mwanya wa mbere cyangwa se ihabwa igikombe cya filime ya mbere ku isi yaba yararebwe n'abantu benshi cyane. Ubu aka kanya imibare ikabigaragaza yuko abakaba miliyoni 300 zirenga bakaba barahinduwe n'iyi filime gusa. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko uyu nguyu Brand Lincoln hari abantu bajya bamurota, dore yuko ari wamaze kwishushanya cyangwa se wamaze kujya mu ishusho ya benshi nk'ahari Yesu, dore yuko ari henshi cyane hamanikwa ifoto ye mu nzu. Ngayo nguko rero ibya Brand Lincoln. Ngendi Jean Baptiste Rugero, gusa nyabuna mfasha unkandire kuri subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro nk'ibi ngibi bicukumburanye umucyo. Je suis Jean Baptiste. Ciao ciao.